yagize ate yaratwiyeretse. Hari umuririmbyi wo mu Gatenganya nkunda, dusubije amaso inyuma turi bantakigenda, dusubije amaso inyuma twambara inshurikirane, dusubije amaso inyuma nta waduha ijambo, dusubije amaso inyuma twirirwa na gataro, dusubije amaso inyuma yakumva biramwuzuranya ati yakumva aho bigeze akabata, ariko Mana we waraturengeye. None yakurengeye ikwishe, ahubwo yagize ite? Yongera igira ite? Erega Mana wancisha ibanga sinshobora kumenya igihe cyanjye. Wampishe iki? Sinshobora kumenya igihe bazancishaho, ariko uko bizamera kose ngifite uburyo ujya unyiyegamiza umbishe mu gicucu cy'amababa yawe, kugeza ubwo nzatabaruka amahoro mwami. Inzira y'ukuri kuri Ganza TV show. Kora subscribe, comment ndetse na share ku biganiro byacu bya buri munsi. Yesu ashimwe. Haleluya. Dushimye Kristo umwami n'umukiza wacu, koko akiturinze nahabwa icyubahiro. Rero ndumva nivuza amazina, nitwa Semajeri Gaspard, ndi pasiteri mu itorero ryacu rya ADEPR, mba muri paruwasi ya Ruhondo, ururembo rwa Musanze, ubwo ni mu majyaruguru. Rero turanezerewe cyane, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana umwami yadushyize ku mutima. Turabanza dusome ubutumwa bwiza bw'umwami wacu ko bwanditswe na Yohana, ibice 9 umurongo wa 4, paje 104, Isezerano rishya. Haranditse ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Turasoma nanone muri icyo gitabo ubutumwa bwiza bw'umwami wacu ko bwanditswe na Yohana, ibice 21 ku murongo wa mbere, ni paje 117. Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, abiyereka cyo Simoni Petero na Tomu witwaga Didomu na Natanayeli w'Ikana k'i Galilaya na bene Zebedeyo n'abandi bigishwa babiri bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ntaco bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko barajugunya, ntibaba bakibasha gukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakura urushundura rurimo
ifi kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokeje ho n'umutsima. Yesu arababwira ati nimuzane ku ifi mumaze gufata, ijuru ritwiteho. Ariko hari n'irindi somo riri ahantu naho mu Balewi ibice 26 ku murongo waho wa 10. Igitabo cya Mose cyitwa Balewi cyangwa Balewi, haranditswe ngo ibice 26 umurongo wa 10 haranditswe ngo muzarye ibigugu bya kera, mudahe ibigugu kugira ngo mubone aho muhunika ibishya, ijuru rituganze. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rimwe rivuga ngo umwami yongere atwiyereke. Yongere agira ate? Atwiyereke. Ntabwo turaha tutaramubonye. Sinzi naho waba uvuye atarakwiyeretse. Waba warabaye umugabo ute Yesu atakwiyeretse? Waba umugore ute Yesu atakwiyeretse? Wabona akazi ute wagakura Yesu atakwiyeretse? Watereka amaso bikemera se ayuteretse waba warayakuye he? Ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyandeye. Ubwo se wagendesha amaguru yombi uyakuye? Yagize ate? Yaratwiyeretse. Hari umuririmbyi wo mu Gatenganya nkunda. Dusubije amaso inyuma turi bantakigenda, dusubije amaso inyuma twambara inshurikirane, dusubije amaso inyuma nta waduha ijambo, dusubije amaso inyuma twirirwa na gataro, dusubije amaso inyuma yakumva biramwuzuranya ati yakumva aho bigeze akabata, ariko Mana we waraturengeye. None yakurengeye ikwishe? Ahubwo yagize ite? Yongere igira ite? Yongere twiyereke. Ntabwo watubwira ko uriho itarakwiyeretse, waba uriga iki? Twasomye ijambo mbere yuko twibutsanya aho yadukuye. Umuririmbyi yaravuze ati nibutsa aho yankuye numva namushima, nibutsa aho yankuye numva namushima. Ngubwe se yankoreye iki? Yagukoreye iki? Ubwo se no kuba uriho ubwo usanze ari umurimo muke yakoze? Ariko kuba ugihumeka usanze ari umurimo muke Yesu yagize ate? Yakoze. Mfasha tumuramburire icyubahiro. Umuririmbyi w'umupantekote bararirimbye abyumvise naratangira ati ugejeje ukora mwami mbaye ngushimiye, ndabyibutse ibyo wankoreye, data mbaye ngushimiye, nari mvuye rubi nakwitureke murengezi. Abaririmbyi bacu bashoje baririmba, buri wese yumva indirimbo itarangira bari kuvuga ngo uzi ko yabyibagiwe aka kanya. Reba uburyo twujurwa turi kuvuga tuti nibakomeze nibakomeze, none ibyari biri kumwuzuza yabyibagiwe. Bavuza ngo ndagira ate?
udahinduka se bavuze ko adahinduka gusa cyangwa bavuze ko hari ibyo yahinduye kuri bo hari n'ibyo yagize ate? Bavuze ko adahinduka gusa cyangwa bavuze imirimo n'ibitanga udahinduka yakoreye ubugingo bwabo n'imiryango yabo na ba nyirakuru na ba sekuru na ba se wabo? Nkwiye gukora umurimo wantumye hakiri kare butari bwacaho, kuko hari igihe bitazashoboka, igihe umuntu akwiye yemwe gukora. Bijya bwira korari impuhwe ya Gisenyi yararimbye ngo shoboza mwami nzajya ngukorera, egeho mukungugu utarasubiraho wahoze, no mu gihe uyu mwuka utarawisubiza mana, shoboza mwami nzajya ngukorera. Erega mana wancisha ibanga sinshobora kumenya igihe cyanjye. Wampisha iki? Sinshobora kumenya igihe bazancishaho, ariko uko bizamera kose ngifite uburyo ujya unyiyegamiza umbishe mu gicucu cy'amababa yawe, kugeza ubwo nzatabaruka amahoro mwami. Hari aho bageraga ngo igihe konje byibuke yego igiti cy'umuruzi kitararaba, intwari zitarunama, amadirisha ataragira ate, shoboza njye ngukorera. Buriya hari umusaza nk'uriya wamuha bya byuma abasore baterura birabiza n'amatuza, ubwo uriya musaza twakimu. Abana nk'aba bahoze baturirimbira basimbuka neza, uzi ngira agasore ukuntu naririmba, nari mfite ijwi shaho, none ngerageza kubigana, ijwi ryarashaje. Buri impamvu usanga wambaye isengeri ngiye muri siporo urumva pomaje gakora 40. Ubuso umusaza wacu yakora zinga buri gihe n'igihe kora ibyiza ugifite. Ubundi kamvuga kakana turabapangayi, turabaki turabapangayi kuko dutuye mu nzu tutubatse. Buriya nta mupangayi, abapangayi mwihangane, ndi guhuma ngasanga Yesu namwe agiye kuba izanyu. Nta mupangayi ushobora kugira icyo akora ku nzu y'abandi. Iyo usanze ari inzu nini uyibamwo uko nguko, iyo usanze ari inzu nto uyibamwo uko. Nukuvuga ngo mbese nta gasongo nta gafupi wakwigira kibonge, kuko si inzu yagize ate, nta uresha na semajeri waresha n'uriya mwana hoza simbuka akagera nk'hano hejuru, kuko ubwo iyo usanze iyo nzu barayihaye igihanga kinini ntabwo wagabanya. None se izuru narigabanyaho bikemera? Ubwo nuko nayinjiyemo nyirayo uko yayubatse nuko. Nta wahindura amarangi y'inzu apangishije ntibyashoboka. Niyo mpamvu nta nzobe yakwigira igikara. Yamenya nyiri iyo nzu yaravanze amaranga ate. Uzareba bashaka kumuhinyuza ngari gushaka kwigira neza, ujya kono mu maso byakeye ariko intoki wagira ngo barabitwitse, kuko yashatse kwiganira ngo nyiri inzu yagize ate yate. Ubasari gasongo wagabanyaho, yabigabanya se niwe wubatse iyo nzu atuyemo. Wapi turabapangayi mwana.
nyir'inzu ashobora kukubwira ngo nari nakwemereye amezi 6 ariko nasanze inzu yanjye ngiye kwivugurura ndagushyiramo amezi 2 gusa. Ni babandi bavuka yabagitangira guseka akabaciyeho. Niyo mezi nyir'inzu yari yaragize ate, yari yaramupangishije. Iyo nyir'inzu amuhaye umwaka umwe agenda agikamba kamba bati yanandangiye gugamagamba no guhagurukira ku bintu. Naho nyir'inzu inzu yagize ate, yahishuje. Iyo nyir'inzu amuhaye imyaka 20 bati yaragasore yararangije segonderi niho yararangije ariko mana kuko nawe nyir'inzu yamuhaye imyaka ingahe? Nyir'inzu kandi hari igihe akubwira ngo aho naguhaye ni hanini nisubiyeho, urafata umuryango umwe n'icyumba kimwe ahandi ndahafunga ibyo ngiye kwakoresha ntibikureba. Niyo mpamvu ujya kubona ngo byagenze bite ngiki gihande cyose ubu cyarapfuye. Nawe nyir'inzu yafunze uruhande baravuga ati buragwariza aho ngaho nabwo ninza kwafunga nta rubanza nzagirana na ni hari uwo nyir'inzu ayirekeramo koko rero akageza muri za 70. Inzu yose nkari iwacu mu giturage inzu yamaze kugira bayitega ibiti. Bayitega iki? Niyo mpamvu ujya kubona ukabona ugeze muri za 70 ari gushaka ibyo agira ate agenderaho kuko inzu yagize ite yamusaziyeho. Inzu ishaje amadirisha arakuka. Urinde ko ndari kukumenya naho amadirisha nyir'inzu yagize ate musasiyo. Uragira ngo inzu bishaje se ibigihiye iba yarabaye inganyari kuko amarangi yashaje. Usanga igihu cyo mu maso wagira ngo baragikurubanye barangije barakirekura kuko inzu yagize ite yamusaziyeho. Turabapangaye kandi ibanga rya nyir'inzu ntabwo akubwira igihe azagira ate azagusohoreramo. Uriya aramango ngewe rero maze kumenya ko maze n'uwiserarimye ngo ino mu isi turabagenzi turabapangaye. Niyo mpamvu tugomba kuba muri izi nzu twiteze ku isaha nyirazo yagira ate yazizusoramo. Ariko abera dufite iwacu nimuhumurabera nimuhumurabera hano si iwacu twifitiye gakondo Satani ntashobora imbaraga z'umwuka nimuhumurabera tuzata murekeraho. Ingorane nyir'inzu ni ukugusohora ukabura iyo werekeza. Abera bafite iwabo mwuka wera nubwo ngabo baba baswa iyo nzira ntibazagira bate ntibazayiyo. Nzirijya kwiryorembo ikigorogota ni uhererwa urwandiko rw'umwambaro wera. Nubwo abagenzi baba baswa ntibazayiyoba kuko havirwa n'umucyo uhora witeka. Izo ni za zamani izo ni za kera. Kambabwira kandi kantu gatoya turi mu gukora mureke dukorera Imana nk'abantu dukorera Imana nk'abantu bazapfa ryari tutitaye ku by'isi bitagira abandi
kuko iyo umuntu apfuye burya ashikiraho agasangira n'abari bashaka kubirya. Hari uwadusekeje mu minsi yashize ati umugabo yaramukire aravuga ati nyabuna ngewe ngiye gupfa, abwira abana bati nyabuna iyo ngiye sinzi uko hameze, none muzandebereho makeya, hari igihe nagero bakangubita cyangwa bakanyaka ya buji, muzandebereho nka miliyoni imwe. Dore nsize byinshi, none rero hari igihe nagerayo ugasanga ibibazo bimbanye ibibazo, muzandebereho make. Amaze gupfa umuhungu ati nta mafaranga turamo, umukobwa ati data yarabiruhanye nta mpamvu utayamuha yamuhe, undi ati se ndayamuha, undi ati yaravuze ngo ashobora kugerayo bakamudiha, none se aratanga kuyahe, nibagerayo bakajya guhaha se arahaha iki, wenda zicwa n'inzara ikindi gihe ariko abanza aryeho. Umuhungu atumva rero shareka ngwereke, ndi kubyumva noneho aba yanditse sheke ashiraho miliyoni, aravuga ati niba koko biriyo nagera ya za rotire. Nagera yazagira ate? Hari uwaduciriye umugani twihuta, na Kristo umwami wacu yumvaga aho ageze byafasha abigishwa be agaca n'imigani, kuko yaciye n'imigani umwami wacu. Haleluya. Yaciye umugani w'umubibyi, aca umugani w'urukungu mu masaka, abacira umugani. Ni myinshi. Uyu mugani rero uteye utyo, hari impamvu mureke mbabwire niko umwami nanjye ambwiye. Haleluya. Noneho rero uwo mugani uteye utyo ngo Imana yahamagaye ibyo yaremye, irabihamagara, ibihamagaye ntumbaza ngo mbese n'ibiti byarumvise n'ibiki. Dufite umugani w'umwami w'ibiti. Nushaka kuvuga ko ibyaremwe nabyo bitavuga, turaza ku ndogobe ya Balamu, ntiyavuze se ibiri mu Imana n'ibivuzo biramera. Ngo Imana ihamagara ibyo yaremye, irabibwira ngo muze mbahe imyaka y'uburame. Ibihamagaye ngo ibindi byose biritaba, umuntu waza kuzerera. Buriya niba hari ikiremwa cyayigoye cyakomeje kuyiteza ikibazo n'umuntu, kuko imbwa nta kibazo ifitanye n'Imana, intama ziracarizera, ihene ziracarizera. Urubanza Imana ifite n'imanza zizabaho n'iz'abantu nayo. Ngo umuntu ajya kubungera, agiye kubungera ngo agaruka hasigaye imyaka 25 muri sitoke. Imyaka 20 ningahe? Indi myaka yose ibikoko byagize bite? Katujye ku myaka 25. Iriya myaka 25 ni nayo myaka yo gukora, ni nayo myaka iri mu imbaraga. Ubu nanjye ngiye bari ni gushaka abasirikare, ubu nanjye najya kwiyandikisha bikemera. Ubu bashaka abapolisi, nanjye nkajya kwiyandikisha bikemera. Ni munsi y'imyaka 25. Ariko uzasanga abanywe b'urumogi ba cyane bari munsi y'imyaka 20 n'ingahe. Uzasanga bari kunywa kanyanga cyane, umva mwana rumwe wana rumwe niba nari munsi y'iriya myaka. Uzasanga bari kwiga gukora ibibi, ibiki bari hasi ya hari iyi myaka 25. Uyitekerezeho. Twihuta kuri aka kagani ngo agaruka hashize imyaka 20 n'ingahe. Muri ya myaka 25 Imana irambwira iti ndi kubona uvuye kubungera. Imana nanje mpa imyaka, Imana itasigaye 25. Ubwo nyine no guhita upfa. Umuntu ati none kariyo maze ndi kubungera. Imana iti none se ndishingira kubungera kwawe, ubwo nyine unarahita upfa.
umuntu abarareza ati Imana dohora rwose narinzi ko imyaka uransagurira nose wowe wahaye ibikoko uransiga waruzi ko ngenda bahonde. Imana iti nuko rero mwese nababwiriye hamwe ko muza mugafata imyaka wewe urazerera none isigaye ni 25 kandi umaze 25 uri kuzerera ubwo na amasegonda usigaye ugapfa. Umuntu ati nta mahirwe asigaye Mana. Imana itumva rero amahirwe naguha keretse ugiye ugasaba ibikoko ku myaka nabihaye ikiremera kuguha nibwo urabutomboye. Umuntu aragenda ajya ku ntare ati wantarewe wampa ku myaka intare iti nagucamo kabiri ninde udashaka kura amasipara kubenya. Ajya kungwa ati Mana umva wampa ku myaka ingwiti ushaka ngo ngucemo kabiri iri ginya gitwa ushobora kurangaruka bihomberamo nari gutera mu mutwe. Umugabo barirutse aragenda ajya kumbwa abwira imbwa ati wambabarira ukampa imyaka. Imbwa itari ko urakazi we urakazi ngewe ntegereze banyihera imyaka ngo nguheho barakubesha. Ajya ku rukwavu ararubwira ati wa rukwavu wampaye imyaka. Urukwavu rutumva ndakwiyamye. Ajya ku ngamiya arayibwira ati wangamiya we wampaye imyaka. Ingamiya iti ndakwiyamye. Bigeze aho ngo ingamiya iratekereza umuntu nawe ari kuri ati amasegonda agiye kunshirana we ndapfuye. Ingamiya iti niko wa musore we. Ingamiya isanga igihe imaze n'ubundi ari ukuruhira abantu iravuga ituma ngo ino nkubwire haryo wansabye iki imyaka wansabye imyaka ngwaye 25. Umuntu abayiteje ati Mana we ndagushimye we araza ati Mana we ntabwo ngipfuye. Umuntu anyongere nako ingamiya inyongere imyaka 20 ningahe. Imana iti 25 yahawe nande ngo ningamiya. Imana iramubwira ngo umva rero buryo umwana kuva ku mwaka umwe yavutse kuza kuri 25 abari muri firingi abari kurya ubuzima atazi ibigoye birimo nta menirivara abazi nta byo kurya byo mu rugo abazi. Ari papa maka yahize mfite graduation kandi nzamara cya gikweto kimwe urumva kitwa ngo gifite amanono munsi urumva naho 25 aravati 25 yongeye kuri ubundi kuva kuri umwe kugeza kuri 25 nta kibazo uzaba ufite. Ariko kuva kuri 25 kugeza kuri 50 uzabayeho ngingamiye. Ntamanje kumva bitese ni byiza ugiye okay ngiye Rubavu hanyuma ndagaruka ngubitehuye gatoya ngire nahabayeho bo ndakora na nijoro nkiga kandi nabana ngomba kwakoresha tide hanyuma hari na kabina mbamo nahabayeho ngiki kwa Mutangana bataha saa 8 saa 9 babayeho ngiki hingamiye. Nyama unja ko oya ewana ereka igena amafaranga urumva ntakanya ko gupfubusa kuko abayeho ngiki. None rero abaramubwiye ati kindi rero ubwo imbwa nayo iravuga iti none ko mwimye imyaka ninde urampa ibiryo. Imbwira ati tumva mugabo tuvugane nanjye ndi kumva naguha imyaka. Umuntu ati ngaho mbereza gira vuba ati nanjye ngoye 25. Araza abwira Imana ati Mana ibaye 75. Imana iti iyo myaka 25 indikuye he ati nimbwe yimbaye. Tumva rero kuva kuri senkandi kugeza kuri 75 uzabayeho ngimbwa utunzwe no gusaba. Iki gikweto n'umuhungu wanje bakinyoherereje yabaga Kigali. Iki gitenge nambaye n'umukobwa wanje n'agakobwa kanje Imana igiga umugisha kaje garo naho baheho ngiki. Urukwavu narwo ruraza rutumva mu mwanya wanjye nta mpamvu narama we utaramye nanjye ngwihereye 25. Umuntu arasimbuka ati Mana we ibaye 100 ngwi indu yikuye ati n'urukwavu ruyima. Aravuga ati urukwavu rubayeho rute ubundi barutwara bateruye iki hari irindi banga narubonyeho urukwavu ntirushobora kurenza iminota 5 rutarasobaho ruri. Mwarabyumvise
niyo mpamvu ujya kumukoma baravuze muzehe tugomba kumwimura. Mushaka kunjyana ntibikureba nuko bo azaba kwa Ntuza wowe turagutegetse niwe uzajya ugira, hanyuma turamushyira mu cyumba kimwe, kandi ubwo bari kumukura mu byo yagize ate yashatse, naho ni rwa rukwavu bateruye iki amatwi. Nibajya no gukora inama akava muri kuva cicika komeza rata komeza bamwambura ijambo akiri ho, kuko ari mu myaka yongejwe n'iki. Ikindi kandi uzabarebe iyo agiye kwihagarika ageragayo zashize, kuko ari mu myaka y'iki. Uranzi mwana, ahubwo mbarizo muri kumwe ngo uri kwiyumva mu yihe myaka. Nta kindi gifite umumaro munsi y'ijuru uretse kubaha iki Imana. Kamuvuga ibyiza ndaye kugomeza kubatera ubwoba rata. Haleluya! Katwanzura twiyumvire korari. Nari mbakumbuye mushumba. Nimba kumbuye korari rwose hajya Rutarama. Haleluya we. Muririmba neza mama. Kadusoze buriya nta kindi. Dawidi Salomo mwene Dawidi aravuga ati sha niba arabariye ubuzima ndi mu bambere, ngewe nari umwana w'umwami nta kibazo navukanye nacyo. Yarangoye Salomo ageza ku bagore 1,000 yaryamye heza rya byiza girati. Bigezaho abona uko ibintu bishyirana nyirabyo, abona uko umunezero ushira mu muntu aho guseka akaganya. Buruko yagize abagore 1,000 n'imigani yaciye ni 1,000. Iriya migani yavuye bari abagore. Salomo uwa mbere yatahagiwe ku bunane, akazageza ku bunane ageze ku mugore wa 365, akongera agatangira ku bunane akazageza ku bundi bunane ageze ku mugore wa 710, agatangira ku bundi, mbese imyaka 3 buri mugore yamutahiraga umunsi umwe. Yari afite n'imbaraga da. None rero bari abagore habonetseho kwiyaranja, kuko bari abagore bari bafite abagabo babaga iwabo b'abakozi babo. Hatase umuntu uzagera harimwe mu mwaka kashora no kuzahagera afite iminaniro itoroshe. Abagore bishakiramwe abagabo babana nabo. Noneho Salomo yahagera umugore ati ese uyu nguyu uretse kuza kunteza ibibazo aje kugira itahanga. Yakomanga ati mwiriwe, agasanga cyaka igabo kigize gite kirariye. Umugore atumva rero ngenda guhariye jya kwa Ntuza, nge rwose ngutegereje mu yindi myaka izaza. Salomo ati yewe umugore mwiza abera umugabo w'ikamba, ariko umubini ng'ikimungu kiri mu magufwa ye uramuke. Yagera handi agakomanga umugore ati niko uje hano uyu munsi wari uwanjye, uyu munsi si wari wo kwa Ntuza, uje kuntungura kugira ngo uzabone ibyo umbara muri bare y'abagore bangana kuriya. Ndakwiyamye singinguye. Salomo ati yewe umugore ufite uburanga atagira umutima ameze ng'impeta y'izahabu ku izuru ry'ingurube uramuke. Yagera agakomanga umwami nyabami akarara arazerera yabuze ahagira ate afite abagore bangahe. Uragira singiye umuroho wakokamye ukangwa ibyo ufite. Akagenda agakomanga handi umugore ati ndakwiyamye, akagara mu idirisha ko cyakigabo yagize kigize gite kirajyamye akakimuridisha. Reka ngubwire nje nkubwire mu idirisha umukobwa wagesera nje ntabwo ndipfana. Ubwo ugeze hano saa 5 wahoze urazerera he? Ubwo wahoze uraza kuneka dore ko nta nisono ufite. Salomo atego mana umugore w'urutoto ameze nk'imvura idahita mu matwi y'umuntu uramuke. Salomo ageze nka saa 8
zazengeye cyakomanga umugore akabwira ngo ati rugabo rugakina igisi rukiruka rukajya mu cyumba cy'abashitsi akaba ariho ruryama. Karibu sheri, none se waraye irondo kugeze hano saa 8? Salomo naho Salomo umugore w'umuco mwiza ninde wamubona ameze nka Marijane y'igiciro nawe ni ugikijije imbeho. Aravuga ngo yemwe mwabagabo mwe nta watunze kundusha nta nuzabaho nta kindi gifite umumaro munsi y'ijuru uretse kubaha. Rero twasomye ijambo rivuga ngo Yesu atwiyereke. Ntabwo namenye amaraso ngo murimbuke, namenye amaraso ngo muhabwe ubugingo buhoraho. Ikibazo cyahabaye yayabahaye uwitwa Toma adahari. Uwitwa Toma atagize ati cyabungeye, abandi baza gusenga babishyira no ku ma YouTube n'ibikira nibyo wahururiza abantu. Amakorari ya za nta kigenda ngiye Nyarutaramara ngo hari nindi batumiye sinzi naze ngo bikoze igize urabihinyura ariko data yabihaye agaciro. Ubwo sa Nyarutarama yaririmbye wumva nta connection bafite. Cyatoma atanga amahoro kitagize gite, abandi batera inkunga igiterana kiti nge nta faranga nzongera gupfusha ubusa. None se nubundi ko kibayeho nkingamiya ubundi kizabisigira nde? Toma dari twarasarutse muri korari yacu turagenda tugezeyo disciplinere aratubwira tumva rero nta muntu wemereye gusohoka muri korari nurasohoka arabanza yakuruhusa tubyemeranyaho. Turangije iteraniro rya mbere twicaye nyine turi kwinegura tugiye guterana irya kabiri tugiye kubona tona umudiyakoni waho araje ati muraho neza Yesu ashimwe tutayimbazwe mwaturirimbiye neza cyane Imana ibo mugisha tutamena. Nyine umuntu waserutse niyo ari ikinyamahane kiritona. Abaratubwiye atari ko hari icyo mbagaya nge ntabwo ndipfana iri hari ndari kubwira iryo ntafite n'iryo tuti yego. Abarebye umwe muri twa ati uyu muririmbyi ni uwanyu tuti ni uwacu. Yuzuye mu mutwe se ko nta kibazo afite kwa nari na mwarimu ko yigisha. Aruzuye tutaruzuye da nta kibazo afite tuti nukuri kw'Imana ndagiyari. Aravuze ngo buriya mushobora kuba mutabizi ariko afite ikibazo kandi gikomeye. Se niyerekwa gize nibiki. Abara bati gena ari ku muryango hariya ni muri protocole. Uyu mugabo yanyuzeho inshuro 14 yaba ari muzima agasohoka inshuro 14 mu iteraniro. Kandi disciplinary yari yatubwiye ko nta ugomba kugira ute wasohoka inshuro 10 na zingahe. Yaravuze ati nibyo nababwira niyo naho cyo kibaye ngo nguribeshe diako ngo ni inshuro 13 nasohotse. Nyumvira nandeze prenere zosa ninge ubwo nawe uravuze. Diakoni yaravuze ati nibyo nababwiraga niyo ngera gusohoka ndamuheza hanze kuko hano uwo muco ntuhaba. Yamaze kugenero turamusigarana ariko uri mwabazimu uri modayimoni barinze batunyuza mw'amaso amavuta yacu ntuyamenye. Abaravuga ati none se mwe murumva ari nge niko yadusubije. Aravuga ati geyo niciye muri korari njyakuma nkumva ikintu kiraje kiranyongoreye ngo urumva batarambiranye bawigiriye hanze. Ati nuko ngasohoka nkagenda nagera hanze nkabura uwo turaganira. Ati nuko nkagaruka mu rusengero yagera mu rusengero kikamubwira ngo urumva ikibuno kitakuriye. Ati ngongera ngahaguruka nkajya hanze. Ati nagera hanze nkabura uwo turaganira. Ati nkongera nkagaruka. Ati kandi nubwo mpakanye ngo si inshuro 14. Ati nanjye nabyibutse nasohotse inshuro 14.
dufite batomu bicara mu iteraniro ari muri ukabona ari gucati ntatinya no kureba amafoto y'urukozasoni ari mu rusengero. Mwe mukagira ngo bwari gusengera indirimbo murakurikizaho naho kiri hehe? None ahubwo cyane kumugiye kuririmba kikaba kiri kwibuka ya mafoto ukabona kiri no kubyina ibitari byo. Tom yarameza cyo abandi baza mu giterane akajya gutereta, abandi baza ku masengesho kiti nge nta mwanya mfite, abandi bavuga ati mushumbara bakeneye muri nshingwa bikorwa. Urambwira ibyavuyemo, harya ko gishaka kubaza ibyavuyemo cyo cyatorewe iki? Ico ariko kubungera kwacyo ntikwatuma Yesu adaha umugisha abagize ate asanze. Yes. Ntugire ngo gusuzugura iteraniro biratuma nyiraryo atari sura. Reka ntabwo gusiba kuwashatse gusiba bisuzuguye ntibirabuza Yesu gusura umukumbi muri babiri cyangwa batatu muhujwe no kwamamaza izina ngo azaba ari hagati yande hari hano umwami wacu mumumbera amashyi. Niyo mpamvu korari ririmba ukumva nta mafutu batera ikorasi ukumva yagumamo, nuko nyiraryo aririmo Yesu, aririmo itorero rye, aririmo aryicayemo, aririmo. Oh haleluya. Aririmo. Yewe data we, naho amarembo y'ikuzimu yahaguruka kurirwanya ntabwo azarishobora. Uzura umwuka wera, asanga abaririmbyi bakubisa mw'iniforome bitegura kwakira mwuka w'Imana. Ariko habaye hari icyabaye, abera baribuka imbaraga zizabageza iwacu, abera barakira imbaraga zihangana n'ibihe bikome. Kiraza kiti nibiki byabaye bati wabungeye igihe wewe uri guteretera muri korari Yesu yamaze gusura basura. Dore umwana ukeye, dore umwana umwana Nohera yarutarama hari umwana, dore umwana ukeye, dore umwana dore umwana sha ukiri mu bakeye n'abahiye. Imana yavuganye n'abantu bayo bati Yesu avuye aha turabonanye aduhaye n'amahoro kiti ntawaje mwe kujya murabesha abarokore murakabya kone kimwe kigize nka guca mwamubaye mute cyambuka bagutyo ukamenya ibyo baba babaye. Nasubwira ngo umwana uvutse ntarire ubundi we umuha amahirwe ba muganga bazakubarire. Nge nta byanzaho sinanabyemerera byose byaba byakwemeye. Manza wemere nyirabyo umuha agaciro mu bugingo bwawe nibwo nabyo bikwemera. Uragira se ngo urabipinga ubundi bipfa kuza. Ariko muri kunyosha amasaha yase rekera hutatuma batumva indirimbo ye. Cyatomu kibatesha umutwe kitahubwo ngewe nuzongera kunyuzuzwa ku ruhande nzamusekura. Yesu arebye ari mu ijuru amenya ko mu murimo wa Tomu barimo. Batomu barimo utazanwa no kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, akazanwa no gutereta umugore atajyanye nawe ku murenge. Harabireba arabibona aravuga ati ariko nabo ndashaka kubiyereka. Nabo n'inka z'ibirara shyamba n'isange bituma umwami ngo yongera kugira ate haragaruka kandi ngaza noneho na Tomu agize ate aravuga ati niko mwe harya ugisha abandi mpaka ngo si niba atari njye uriho te ugisha abandi mpaka ngo ntabwo ntanga amahoro. Harya niwe urinze itorero, niwe urinze igihugu, niwe urinze abantu b'Imana. Ndiho
ndetse no kubwawe. Kora muri izo ngovu zitwaho nagukuye iwanyu mu giturage. Ntabo wasizeho bazapfa badakandagiye. Kora muri izo ngovu nakwishuriye amafaranga yakwishuriye amashuri uzi yaravuye. Kora muri izo ngovu. Waruzi ko wavuga icyongereza kimeze neza n'igifaransa? Tuzi ko so bamerekaga harasinya ngo nsinye ngo hano batoye urukubisambye asinya hamuze. Ko bamufataga igikumwe ari so wari urutaso. Uretse Yesu akoze imirimo n'ibita. Kora muri izo ngovu zitwa yakugize icyo bene wanyu batabaye cyo. Ubusema jeri nirarire uretse Yesu tera abandi iteka. Nge data manzu uyu mugatara ukandagiyemo n'injuro ebyiri. Kandi nabwo ntiyawugeze mari wajemo ubwo ari kwambukanya agiye kwa mukobwa yiha kujya mu Bugesera. None sema jeri haleluya n'umukozi w'Imana ndufite musanze oya kagasura ni Yesu. Kagasura dufite niye Chatoma kiremera kiti oya niwe yataba Imana madamu ndi ari kuhava. Oya niwe byari bikomeye nani nzi ko banaramfunga. Oya niwe imodoka yarazunze gucanganura amaso. Umva mwe nakase moto gut mbona ngikamya kiranyuzu ndagarura kiraza ngira gut sinzi ko nagize ngo we bangano oya kora muri izo ngovu zitwaho warokokeye abandi bashyiriye. Iseta wahagurutseho abandi baguyeho. Aho wakuye uruhinja ruzima abandi bajyanye nabo bari kubyara. Kekora muri izo ngovu kiti koko ni hatari. Abaraciyeretse ubwa gatatu rero yabiyeretse. Haleluya. Ubwa gatatu yabiyeretse bagiye kuroba. Bagiye ngati korari ndayivamo ndi kubona bitagifite uburyo. Unate nanje ari kubudiyakoni bampaye numva ntareme bigira. Ngo Petero abivamo abivuyemo ngo nabandi barava ngo natwe nuko na Natanayeli wiswe mu Yisirayeli nyakuri biteye isoni umuntu uzuye umwuka wera nawe gutuka iby'Imana ku mugaragaro. Na Natanayeli wavuze ati reka mbabuhamya nuko icyo gihe Imana irazivugana nanjye irambwira ngo yarangiza akajya kwambarira ubusa uwo batasezeranye. Na Natanayeli ava wera akwiriye guhagarara abivamo ajya kugira ate ajya kuroba. Baragenda bagezeyo ico nkundira boss. Bageze yategeka inyanja arayibwira ngo wa nyanja we abwira amafi ari muri yo ngumva wa mafi we zaba byatirapi byabifi binini byaba niki n'indugu n'injonzi n'indagara yewe na bwa bundi bimeze nk'imisorogo mwese chini. Isi imeze nk'inyanja ibigeragezo n'umuraba mu nyanja. Itorero ni nk'ubwato buri hehe abakijijwe n'abashaka kujya he. Korari zacu ziraririmba mwana urumva iyo ni korari Hoziya niremba ngo iyi si imeze nk'inyanja ibigeragezo n'umuraba mu nyanja. Itorero ni nk'ubwato buri ariko abaririmo bakijijwe n'abashaka kugira gute kwamba. Bageze muri iyo nyanja rero Yesu aravuga ngo isi nibiyuzuye n'ibyanjye mwamafi yo mu nyanja mwe ndabategetse ngo mumanuke hasi. Birabaye tumva boss arategetse wana ibinini biramanuka uduto tukirera bati namwe mumanuke dorko busa mwandagara mwezi kanuye amaso mumanuke. Boss arategetse ngo mumanuke zose ziramanuka zijya hasi. Zigeze hasi nabo bagira bate bararoba. Tangira iseta ya muri Matewusi iri kugerageza kwanga ariko hari ndi nabonye Remera
keretse bose atategetse. Numva umujyi wa Kigali rero abazawuturamo ni bake, urumva nukuri kw'Imana nta nungu kigezweho. Ibibanza byiza biririya za Nyakariro, no Nyakariro gusa se, iri Uganda za Rwamagana, ngo hirya uhise ngo ku Muyumbu. Ubundi abantu batuye muri uyu mujyi n'abatareba kure ceceka. Yaravuze ngo nzabasanga mu murwa, ahubwo avuga yuko uri gutera urushundura ntibigire bite, ntibyeme. Nukuri kw'Imana ngewe hano nacu akimari umuntu yakwigira mu Mutara hafi ya Kagitumba hari amafamu meza shaho areko ye. Iyo umuntu avuze ngo ngiye Kigali hahita hapfa nk'abazima igihumbi. Mubahe okay tubi Kigali twaje kubasura inaha, uzishaka kuntu umugeri wacu mu giturage mukatwemeza. Iyo ubonye umunyakigali y'injiju ituri kurayo ukavuga uti mubage Kigali. Maze tuba turi gusenga ngo izatuzane nawe. Nge ndikumva kabisa umujyi nababwiza ukuri, umujyi nta kiza kirimo. Ubwo se ibyiza bitabaye mu mujyi bibaye mu giturage aho abarozi barara babyina bati buzangarura. Hano iwanyu umurozi yabyinira he? Muri za mbutiyaje yaba azi kurogaho yabyinira. Hariko iwacu ujya kumati buzangarura buzangarura, akarara kubyinira ngaho wamutumyeho. Shamuge no muge kabisa yategetse rero. Haleluya. Irategeka iravuga itumva najya na Dubai abashinwa bazamupfunyikira ibibiri. Bararoba shaho bakubita hirya mwati nge nsigaye mbyuka kare mwana, ariko iseto yanjye manza barayiroze. Nta wayiroze ahubwo nyiri bihera tegetse. Yaravuze ngo abanyubahisha nzagira ne nzabubahisha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Bararoba we bararoba tuma mwana shira mwamafiyeri wana. Iyi sese wayicenga ikemera. Uyirusha ijambo ni Kristo, nahisi yakumya ukuma. Isi uyibamba ntagira ate, isi yakwereka abantu, isi yakuriza ayo utazabona yuzuye. Isi umwami wacu ni uyifiteho ijambo, kuko yaravuze ngo nahawe ubutware mu isi ndetse no mu ijuru. Nuko ubwo hasigaye ibatesha umutwe. Ngiro muri kumengo inyanja ibatesha umutwe. Dufite inyanja iri kubatesha umutwe. Munakava ati wenda niyo nabona turyamana ariko irideni nkaryishura. Nahise yamutesheje iki? Nati mwana nje nakwemera n'ugwagwa nkarumwa, ariko ibintu bikagenda. Korari yacu Jehova yararirimbye neza iravuga ngo ni kenshi twifuje umunezero ndibyemera, twifuje ibyishimo byuzuye ndibyemera, twashakiye mu mafaranga biranga, dushakira mu mashuri twize biranga, hari n'abageze mu miryango biranga, abandi bagerageza gutereka amaso biranga, abandi biringira amafamiye yabo biranga. Tukugezeho Yesu tubona biremeye. Iyo ari utegetse bigira bite? Nta nubwo ufitanye nawe ikibazo yabitegeka. Bararoba ngo bigezaho bagera nubwo bakuramo amakoti bati tugabanye uburokore wana. Twegera abantu bafata gatama nibo bagira n'ibitekerezo. Barakubesha ibitekerezo bizima bivi wacu. Kuko korari Jehova yaririmbye ngo igihe navugaga ngo ndanyura he Mwuka Wera waransobanuriye, igihe navugaga ngo ndambara nte Mwuka Wera waransobanuriye, igihe navugaga ngo ndakora iki Mwuka Wera yaransobanuriye. Nanjye icyo nakoze ndayoboka. Ariko bana baririmba neza gusa, ariko mwambereze icyubahiro wahaye aba bana kuririmba gute.
Mwuka wera ajya asobanurira umugabo ngo winyuraho nyuraha, akabwira umusore ngo wikora ibyo kora ibi, akabwira umubyeyi ngo wikwitwara uko itwara uko. Kandi Mwuka wera niwe mujyanama w'abantu b'Imana. Muzongere muntumire mbaho ubuhamya bw'uko nagiye mu ijuru Mwuka wera akangurutse. Ndi guhendahenda ndi kwiteretera dusoza rero. Haleluya. Noneho inyanja ibatesha umutwe, ibatesha umutwe, bakuramo imyambaro, bareba bati tugabanye uburokore, aya materaniro buri mwanya no yatu umuntu adatera imbere. Barakubeje, ntabwo guterana kwera bihombye wateranye. Ntimukirengagize guterana kwera. Oya, ibu bwitange bwa buri mwanya, mutange byatuma umuntu atagira hagera. Uzaza hano ureke gutura, ujye gucuruza nufata na bibiri uzamenye ko ibintu bitera umwaka. Yaravuze ngo mubingeragereshe murebe ko ntazabagomorora imigomoro yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho mu kwiza. Kambaho ubuhamya buto, ngewe nturanye n'abayisilamu hari iwacu i Musanze. Hari umuyisilamu wambwiye atumva murokore ukajya uratuma ntatanga icya 10 cyanjye, Imana izakumubaza amaraso yanjye. Kuko nge nubwo ntari umupandekote, iyo ntandi icya 10 wanyu niyo ncuruza bikagenda. Uzi ko nabo hanze bamenye ko ibi bintu bituma nyiri biremwa akora. Ariko Mana yanjye nukuri pe, kandi azanaga icya 10 gitubutse. N'umugabo n'umugore we, iyo umugabo atayazanye umugore arayazana, akambwira ati sinajya iwanyu ngo mfukame, bene wacu sinabakira. Akira nkajyanira mushuma nkambwe sekreteri akira icya 10. Abakozi b'Imana bagize bate? Yarambye ataho ntangiye gutangira izi etaje zombi nzizamuye kubera icya 10. Ariko bene wacu benshi bakorera ku mahembe n'impigi, niyo banteye rimwe ndoti iyo Mana yanyariyo yantabaye. Ati sinabivuga bagira ngo narasaze, ariko Imana yanyige ngize amahembe ya bene wacu kubera icya 10 nzanage iwanyu. Turayiguta zamvamo, nanje mbibwiye bene wacu ntari bene wabo. Uzakora kuri iyi nzu nibiguhombye uzazubwira nyirayo ngo burya waratwoheje. Ni Imana itabeshya, ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Nuko bakuramo bagera nubwo n'amakariso bayakuyemo, basigara bavunuje mu nyanja. Da uzi kuririmbana n'umuntu uzi kibero cyawe ubutarabunuje mu nyanja, barabunuza yajya kuririmba ate wera kabakubitanye ijisho n'indaya, barabunuza mu nyanja. Hari iwacu hari umudamu umwe yaragize aragira umugabo akamukeka, tuyu umugore afite ukuntu akamukeka bigezaho abaravuga ati kamwigira amayere. Umugabo afagura indi simukadi yiyita Frank, avuga ko ari umwana w'imyaka 20, ashobora n'akagafoto ka bano bana basigaye bifotera ngaguke. Niga muri UR ishami rya Butare yahuye, atangira gucatinga na wa mugore, baracatinga. Umwana ati nyine urabona ndi Frank nduwo, none se weho biti uzashiraho ifoto yawe ngurebe. Umugore afashe ifoto yashize kuri naturashaje kabisa ntago tungana. Ndaye we ndi muto ndi muto. Ndati noneho ahandi ho narakugaye keretse unyeretse ifoto y'umubiri wawe. Mudama ati nta kibazo. Aragiye ashatse gafotozi, bagafotozi bacu Nyagasani nabo. Umugore yambaye uko yavutse, gafotoza arafotora ngaho taki kabiri ego mera neza yego taki. Ifoto arangije azizanira nde umudamu.
umudamu nawe azishira ku ntuza zoherereza nde Frank ati nashimye. None twahurira he? Bapanga guhurira muri hoteli hariya mu kiyaga cy'iwacu cya Burera. Umudamu abesha umugabo ati ndarwaye, mama ararwaye, ndajya kumusura iwacu Gisenyi. Umugabo ati nta kibazo wagenda. Arategura, arangije ubwo naho shambure Frank yakondesheje na nimero zayo bimeze neza. Nuko asigaye umugore aragenda, iyo yageze ibyo umugabo yamuhenga ajyanye waba bibitsimba ahantu, arategajyaho yavuganye na Frank. Mugukera kuri ya shambura kingu yasanga Frank ninde? Ate urasobanura kuzanya aha, wabonye ngiyi iwacu bazi kujijisha. Uzi ko mumwicaza muri komite ya korari muti dusobanurire amakuru tugufiteho ni ariko muzange no mugeze ryari, kandi umuntu biri inyuma ndabizi na mushumba nzabimubwira. Iyo umenya ko nyiri biremwa kuzi kuruta burimo gushushanya. Umugabo ati buretse utampa abantu ngwino nkwereke mukeba wawe. Arakinza amaze gukinga tumba rero umugore wanjye nazanye nawe hano ngo y'amafoto ye. Arebye asanga ni yandi yoherereje nde? Ngibise wabikuye ninge Frank. Urushi cacaka. Rwa kabiri kona cyagizwe ibanga kitazamenyekana, ibyo bihisha mu byose bizashirwa bona. Undi aragenda abwira avuga ngo nyina ararwaye, naho ajyanye n'umugabo Karongi. Baragenda Karongi, baragenda bamara y'icyumweru, barangije icyumweru baragaruka. Umugore azariyiriza sheri mama yararembye none suje kugira ute nyine namwe n'abana narimba kumbuye. Mugabo ati nta kibazo, jya kureba mabukwe, ntabwo nduta mabukwe. Cyokora wanyura mu gikoni ukareba, twe twari tumaze gufungura nyine. Undi aragenda mu kugera mu gikoni asanga nyina ni butetse. Ma Karame waje ryari? Nyina ati maze hano icyumweru. Bavuze ko waje kundeba, nanjye naje kukureba, mbona ko turi buryana amayira, mbitamo kugutegereza ngo nutaha unsanga aha, tubona urayeyo, tubona iminsi baye ibiri, ahubwo wabaye iki mwana wa? Bambariye ubusa hehe? Bambariye ubusa mu nyanja, aho umuntu atinyuka agaserukana n'umugabo utari uwe ngo agomba kugira inshuti muri korari. Ko ufite umugabo Imana yaguhaye, iyo nshuti ni bwoko ki? Ugasanga afite inshuti y'umwana w'umukobwa bangana, nawe rero ngo ni wakura ibyinyo. Si umukuraga ibyinyuma cyangwa azagukura ubuzima. Yesu ntiyareka kubasanga. N'uyu mwanya umwami adusange ngo arabasanga arababwira ati bana banjye mufite ibyo kurya, uretse kunyimura ubundi mufite ibyo kurya, uretse kwicira inzira ubundi haraho mwakwigeza mutamfite. Ati twakesheje ijoro ryose, ahubwo abagabo bamwe bari bugufi kwiruka kabisa. Uzi amadeni arayanza, uzi ibibazo biri mu ngo, bamwe ahubwo bagiye kuzakora divorce kabisa. Yesu atumva ariko rero ngenda bategetse mukuri umuso mu byaha, mushire mu buryo muyoborwe na mwuka. Batereka byashoboka ndabategetse mu bikore. Abitegetse gutyo batubwa ari wowe uvuze reka tubikore. Yesu ategeka zafi ngo zizamuke, ifi ngo zirazamuka. Haleluya. Ifi ngo ibinini aravuga ati kandi hazi nini, ubutoya bushatse kuzamuka ati nibusigare hasi mwandagara mwe, ni twebwe binini ahamagaye. Hari abasaba rero ugasanga ari kuvuga ngo Mana ngo nubwo wakwishura ideni ngo indenza rikatwica ngo ariko nta madeni arimo. Nose ubona amadeni mwayagiyemo ntanza riri kubarya. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba na hari ibifi binini biri mu nyanja. Haleluya. Mana nubwo nakwiga ukampa diplome, nubwo nabura akazi, hanyuma uzajya urashwanyura urye. Iguhe diplome ariko iguhe n'akazi. Mana nubwo wampa 100 by'urugenzo byonyine, nuko mu 100 kuri iyi nyubako tuzaguca ngahe?
bihumbi ijana se ubwo uzahaha hamwe amavuta wambika abantu ugira ute? Murasaba ntimuhabwe kuko musaba. Uri kurinda wasaba indagara Imana ibuza amafi. Mana nubwo wambika imoto kiri kugenda kirapfuna ariko ngabona icyo ngora. Icyo kimoto kiri kugenda kirapfuna se nikimanuka ahangaha kigapfuna umugenzi akavaho azakwishyura. Wasabye amakamya kajya ntuza twavuga ngo uyu munsi turamena rento. Umwami anyemeje gutanga imifuka 100 mushumba. Kuko Yesu yagize neza, mfite igifi kinini, mfite iduka ndacuruza. Haleluya. None ari gusaba, ari kwisaba, Mana nubwo wampa umugabo wapfuye ijisho, nubwo yaba adafite akaguru, ariko ngasezerana wapfuye ijisho muzajya murajyana gusaba Nyabugogo. Imana ifite abasore bibizigira, abasore bacu. Haleluya. Wabumvise? Urarinde wasaba indagara Imana ibuza ibintu. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakinguri. Ngibifi biraza ngo barakurura bumva ubwo inshundura zigiye gucika bati inshundura ziracika. Ntabwo byose azaba hari byo kubica, ni ibyo gutuma izina rye rihabwa iki? Icyubahiro. Hano inzu y'Imana ikaruta izindi zihari. Ngo nuko bararuba barangije barakurura nuko ngo ariko bamurebye ngo cape ngo umwana avuga ati uyu ni Yesu ukoze ibi. Aba bagabo bakomeye muri uyu mujyi bari kugenda mu modoka zitanywa essence ni Yesu wabakomeje. Aba bagore bameze neza ari kurebera mu marinete ni Yesu wavuze ngo azabagirira. Abana n'abasore bavuga icyongereza nk'abamize bush ni Yesu wabagiriye. Ariko Mana kuko ngo nuko ngo baravanguze ko ari Yesu di. Ninde watugiriye neza? Ninde watwiyeretse? Ubwa mbere ninde watwiyeretse? Ubwa kabiri ninde watwiyeretse? Ubwa gatatu ninde watwiyeretse? Aba Yesu yiyeretse. Haleluya. Baravuga ngo ni Yesu. Iyo guhaye ijambo ugira ute? Urarikira. Iyo gukoreye ubukwe burataha. Iyo guhaye akazi ntawe akakwirukana. Uwo wahaye ijambo Mana we murekera amasaha yashize tugiye gusenga. Haleluya. Yesu yongera twiyereke. Yongera agira ate? Ngo yazanye n'amafi ndetse yokeje. Yabazaniye n'umuriro yabacaniye. Urukundo rwe kandi urukundo n'urwo rwazanye Yesu gupfurupfuru. Urukundo rwe n'urwo rwatumye avuga ngo nimbasiga uko simbasigire mwuka wera mbizazamba nzaboherereza umufasha uwo azatuma muba abagabo nyabagabo badahemukira abagabo abagore bashatse. Muzaba abagabo nyabagabo badahemukira abagabo bashatse. Muzaba abagabo nyabagabo batazahemukira ababyeyi babo n'imbaraga babatakajeho. Muzaba abagabo nyabagabo bazatuma itorero ry'Imana rikomeza guhabwa agaciro mu isi. Haleluya. Muhaguruke dusenga Imana. Ubwire Yesu ngo ngero unyiyereke. Waranyiyeretse nibyo. Waranyiyeretse ndashaka, uranyiyereka ndabyara, uranyiyereka mbona inzu, waranyiyeretse mbona akazi, waranyiyeretse Yesu. Ubwo ababyeyi banjye bari barwaye waranyiyeretse Mwami. Igihe impanuka yari yabaye waratwiyeretse Mana. Twibutse iminsi yacu ya kera tukuramburiye amaboko. Ahubwo ngero twiyereke nibyo shitani ari kudukangisha ubifateho ijambo. Ibiri kutugiraho ijambo bifateho ijambo. Ibiri kudukangisha amarozi bifateho ijambo. Ibiri kudukangisha ubukene bifateho ijambo. Ongera twiyereke nkuko watwiyeretse kera. Ibidusuzuguye ubisuzugure, ibidutumye turira ubibuza agaciro mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, uhoraho se umwami wacu. Haleluya. Discomfortable force bebareus data wa twese uri mu ijoro. Ingeri zose turi imbere yawe, uhereye ku muto muri twe ukageza ku mukuru muri twe. Nta utiyeretse, nta utiyeretse. Twarakubonye turwaye, twarakubonye dushonje, twarakubonye twambaye ubusa, twarakubonye turwaje, twarakubonye
twarakubonye waraje uradutabara dukozwe ni